ndaje mwami ndaje ngana uri ndaje Yesu ndaje genza ukushaka mu bwiza bwawe niho mbonera kuruhuka mu mahema yawe niho mbonera amahoro ndakwihaye oh haleluya ungekuza nikuweza wewe kandi nikuweza wewe ndaje Mwami Yesu ndaje nami ndaje ndaje ngana uri ndaje Yesu ndaje genza ukushaka ndaje nami ndaje Yesu ndaje ngana uri ndaje Yesu ndaje genza ukushaka bwiza bwawe niho mbonera kuruhuka mahema yawe niho mbonera amahoro bwiza bwawe niho mbonera kuruhuka mu mahema yawe niho mbonera amahoro ndakwihaye mwami wanje ndakwihaye Mwami ndakwihaye data ndaje mu bwiza bwawe data ndakwihaye data ndaje hafi yawe namenye neza ko muri wowe namenye neza ko muri wowe niho mbonera ibyo nshaka byose ubasha kuruhukira nkabonera amahoro wakwakira wese wahaye ubushobozi ukora ufatira wo ibyemezo kwitwa umwana n'ubushobozi w'Imana ubasha kwitwa ngo niwe umwana yizeye wawe izina ryawe oh haleluya data gira impuhwe namenye neza ko muri wowe ariho nduhukira nakwihaye Yesu nakwihaye data nakwihaye Yesu nakwihaye papa bwawe niho
ndakwihaye ko nongeye kubaho mu bwiza bwawe. Ndakwihaye muri iki gitondo ko hari igitondo kidasanzwe. Nongeye kubona umugisha kandi udasanzwe muri iki gitondo. Nongeye guturiza imbere y'ubwiza bwawe kuko ndanezerewe bugufi bwawe. Data, uyu n'undi munsi udasanzwe, undi munsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo. N'undi munsi waduhaye kugira ngo imitima yacu yongere kugubwa neza. Uyu n'undi munsi waduhaye kandi umunsi w'ibyishimo, n'umunsi tudakwiye kwibagirwa. Niyo mpamvu muri iki gitondo abazindutse mwese mbasabiye kugira ngo muhabwe umugisha n'Imana kubw'uyu mwanya mwafashe, kandi umwanya udasanzwe, umwanya w'agaciro. Munyemere tuze gufata akanya dushimire Data ibyo yakoze, kubera ko twongeye kubona ubundi bwiza bw'Imana. Twongeye kwisanga mu bundi bwiza. Data, ndakwihaye kuko namenye impamvu yo kukwiha. Ndi uwawe. Yesu ndaje ugenza uko ushaka, mu bwiza bwawe niho mbonera kuruhuka, mu mahema yawe niho mbonera amahoro. Ndakwihaye Yesu, nongeye kuguha ubuzima bwanjye, nongeye kuguha ubugingo bwanjye, nongeye kuguha imibereho yanjye, nongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe. Umutima wanjye wongeye guturiza imbere y'ubwiza bwawe. Namenye ko ari wowe Data, namenye ko ari wowe mubyeyi wanjye, namenye ko ari wowe urera ugakuza. Nami ndaje na n'ubu kandi ndaje aho, kuko namenye impamvu yo kuba bugufi bwawe bw'agaciro kadasanzwe. Data, ndakuzamura icyubahiro kuko uri Umwami. Izina ryawe rishigwe hejuru ya byose, kandi izina ryawe rishigwe hejuru ya byose, kandi isi yose n'ibyaremwe bikuzamurira icyubahiro. Iki ni ikindi gitondo kidasanzwe, igitondo cy'umunezero. Ninde wazindutse muri iki gitondo? Ninde ubyutse muri iki gitondo ngo dufatanye aka kandi kanya kadasanzwe? Data, turabyutse biremera, turikabakabye mu gitondo dusanga turi bazima. Hari abandi bashizemo umwuka batakiriho, hari abandi bageze ahacecekerwa, ariko twebwe tugira ubuntu budasanzwe. Duciye bugufi muri iki gitondo kugira ngo twongere kunezererwa imbere y'ubwiza bwawe. Imitima yacu inyotewe no guca bugufi imbere yawe. Imitima yacu yongeye kwishimira gusabana na muri iki gitondo. Twamenye ibanga ryo gusabana nawe, nubwo twatugeze mu bikomeye, nubwo twatugeze mu bigoye, nubwo twatugeze mu biruhije, nubwo nawe twabwira ngo twumve. Hari igihe wisanga mu bihe nta muntu n'umwe wabwira ngo akumve. Hari igihe wisanga mu bihe nta n'umwe ushobora kubwira ngo akumve, ariko twebweho tuje imbere y'amaso yawe muri iki gitondo kuko twamenye ko twumva. Twamenye neza ko ari we tubwira ukatwumva. Imitima yacu iciye bugufi imbere y'ukuboko kwawe. Tunezerewe n'ubuntu bwawe, tunejejwe mu mitima yacu no kongera kubona ineza yawe. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo isi yifuje kuduhitana, ni igitondo isi itegeze yifuza ko tubaho, ariko twamenye neza ko muri wowe tubona ibyo dukeneye byose. Twamenye ko muri wowe ibyo dushaka byose tubihabwa. Niyo mpamvu iki gitondo duciye bugufi cyane. Turakwinginze kugira ngo twemerere, wumve gusenga kwacu. Twemerere muri iki gitondo wumve amashimwe dufite. Twemerere muri iki gitondo wumve ibyo twongera gusaba. Data, muri iki gitondo utwemerere wongere kumva imitima yacu ibyinyotewe, ubiduhere ubuntu kuko uri Umwami. Turi abawe, turi imbere yawe, turi abana bawe. Data, tugiriwe neza, tugiriwe ubuntu, kongeye kuzirikanwa nawe. Neza yawe yongeye kudukururira bugufi bwawe. Mu bwiza bwawe niho dushaka kwibera.
munsi tukumva imitima yacu inezerewe, turacyari muri we tuguje, munezereshejwe hejuru ya byose kuko uri umwami. Data ndakwihaye, ndakwihaye Yesu, ndakwihaye. Uyu ni umugisha udasanzwe muri iki gitondo. Iki ni igitondo Data yongeye kuturemera kugira ngo tukishimiremo. Njye nazindutse nisanga ndi amahoro, ari benshi batakiriho ariko twe turiho. Ni byinshi byaduhigaga, ni byinshi byaguhize muri iri joro, byashaka kuguhitana, byashaka kukwica, ariko n'umunezero udasanzwe. Niyo mpamvu muri iki gitondo tubyutse dufite amashimwe. Data, twabonye abantu benshi bari bakomeye ariko ntago bakiriho. Twabonye amazina yari akomeye muri iki gihugu no hanze yacyo. Twabonye amazina yakomeye mu isi, abantu bayakomera amashyi, ariko uyu munsi ntakiriho. Haracyavugwa izina ryawe Kristo, kubera ko ari we wenyine wapfuye akazuka, kandi wapfuye kubwo kumena amaraso ushaka gucungura umwana w'umuntu. Mu isi ntawe ari kuducungura, mu isi ninde wari kwemera gucungura umuntu? Kono uyu munsi wo muheri mwene wanyu akurenza amaso, adashaka kukubona, utamutura ibibazo, utamutura agahinda kawe, utamutura imibereho yawe igoye, kandi nawe afite ibimugoye. Turi mu isi, nta wundi n'umwe wari kutugirira imbabazi. Uyu munsi niba uhura n'umuntu uhaze kandi wowe ushonje udashaka kukugaburira, niba uyu munsi uhura n'umuntu ufite ikibazo kandi we yabasha kugikemura, ntagikemure. Niba muri iyi minsi abavandimwe birirwa bari gutemana imihoro, bari gutemana imitwe kugira ngo bataza kugabana ubutaka, isambu batazanamushinguramo, ariko bakirwa baryana, ninde wari kubona umwanya wo kujya gucungura undi? Niba umugabo n'umugore bemeranya ko bazabana akaramata, bagakundana ubuzima bwabo bwose, ariko byarangiza ukabona umwe ari hejuru undi ari hasi, umwe ariruka kundi undi arahigana n'undi. Ese ninde wari kwemera kuza kwitangira umuntu mu isi akamumenera amaraso? Niba umwana abasha kwanga nyina yaramutwaye amezi 9 yigengeseye, tujya tubibona aho umubyeyi amara amezi 9 harajujubwa n'ubushyuhe, harajujubwa n'uburwara bwa buri kanya, harajujubwa n'inda ntimworoheye. Umwana akagera igihe akavuka ariko agahangara guhagarara ku bitugu bya nyina, akamusuzugura bene aka kageni. Ese ninde wari kwemera gupfira umwana w'umuntu? Ninde wari kwemera kwitanga? Niba umuyobozi yitanga, umuyobozi w'igihugu, umuyobozi w'itsinda, umuyobozi runaka akitangira abantu ngo arabayoboye kugira ngo bagire aho bagera, bakamugambanira ngo bamwice, bakamugambanira. Ese ninde wari gucungura umuntu ko umuntu adashobotse? Ninde wari kwemera kubikora? Mubyeyi akaba yaravunwe n'umwana akamurera, ariko uyu munsi akavuga ati ndamubyarutse ntakiri umwana wanjye. Ninde wari kwemera gupfira umuntu? Ariko uritanga uza mwisi, abari nabo bakusuzugura, barakujoga, bagushinga intoki mu maso. Uyu munsi wo wakoze urutoki mu maso mwagera nayo, waba uteye ibuye ku karere mwagera nayo, ariko baragusuzugura. Ariko uravuga uti ndemera, baramanika. Abo wacunguye nibo bakumanitse bagushyira ku musaraba, bamena amaraso bagutera icumu.
ako kanya n'uwaguteye icumu arakira. Ninde wundi muntu wari kugira urukundo nk'urwo wagize? Ninde wundi mu isi wari kwemera gukora ibyo wakoze? Niyo mpamvu uyu munsi kiturebesha amaso yawe y'imbabazi. Niyo mpamvu utemera ko umwanzi atwihererana. Ariko abantu muri iyi minsi benshi bariyahura, bandi barashaka kwiyahura. Shitani yamazemo abantu umuntu bakamuramo kwizera, ntibandi ntibarakizera, ntibaramenya ko wagiye ku musaraba ukamena amaraso hejuru yabo, ntibarakamenya ko wemeye kwitanga ugapfa, ugasuzugurwa bene aka kageni, ugatukwa bene aka kageni, isi ikakujoga bene aka kageni. Ntibarakabyumva. Ariko iki gitondo Data turazindutse, twongeye kwibuka iyo neza yawe, twongeye kwibuka urwo rukundo rwawe, twongeye kugira neza. Ese ninde mu isi wari kudukunda? Twavutse ahatafatika. Uyu munsi nta n'amateka dufite akomeye, nta n'imirimo twakoze y'intashikirwa. Erega n'ababikoze amazina yawe yaribagiranye, barayasingiza buri munsi ariko ntibazi aho bari batuye, ntibazi ubuzima bari babayemo. Ese ninde wari kudukunda? Ko tutavutse ahakomeye, ko n'abavutse ahakomeye bamwe na bamwe bagiye bagira ibibazo byo mu mutwe, ko twavutse ahantu hatatwemerera kuba twakundwa, kuba twavuga ngo batwumve, ko tutari dufite ijambo, ko twavutse no mu batatwemera, ko bashatse kutwica turi bato ngo tutaba turiho, ko mbizi neza ko bashatse kutwica turi impinja ngo tutazakura, bikanga tugakura. Uyu munsi bakaba dukeneye bashaje. Kubera iki batagize iyerekwa ry'icyo gihe ngo bumve ko tuzavamo abantu bazima? Kubera iki abagabo badushatse babona turi abakobwa beza bakatuzana mu ngo zabo, kakuzana abona uri umukobwa mwiza? Uyu munsi noneho akababona ntacyo umaze, akabona utabwiza ufite. Ariko kubera iki abandi bo bakomeza gukundana buri munsi, kabone nubwo bashaje, kabone nubwo ateye neza, ariko baravuga ati nta wamusimbura mu isi. Ariko uteye neza abandi baravuga ko uri mwiza, ariko umugabo arabona ko udagishobotse. N'isi babaza abantu, n'uburibwe buri mu isi. Niki cyanezeza umutima w'uyu mugore? Niki cyanezeza umutima w'uyu mwana utagira aho abarizwa, wanzwe n'umuryango, maraso ye yaramwanze, baramujugunye, ntafite aho abarizwa, ni igicibwa. Ese ninde wanezeza uwo mutima usibye uwawucunguye kawumenera amaraso kajya ku musaraba i Golgota? Niwe wanzinduye muri iki gitondo ngo nze angira igikoresho, angire mikoro, acema avugane nawe muri iki gitondo. Ngewe wambaye inyama n'umubiri n'amaraso singivugana nawe muri iki gitondo. Hari uri muri njye uvugana nawe muri iki gitondo, akoranye nanjye muri iki gitondo, yemeye kunyuza mu ijwi rye ngo avugane nawe. Azi imibereho yawe, azi ubuzima bwawe, azi wakubwira ngo andike ibyifuzo, azi ibyifuzo wandika ko byakuzura igitabo. Niki mu isi twari kubona tutabizi icyuya? Niki mu isi twari kubona tutabizi icyuya? Ariko iyo ubizi icyuya birangira uwo wavunikiye, birangira uwo wakoreye, birangira bagutesha agaciro, birangira urwanya ishyaka ukamurwanira ishyaka ugatutubikana, ukemera gutuka ugasuzugurwa, kanga kumvira tante wawe waramwumvaga, kanga kumvira so wanyu waramwumvaga, kanga kumvira nyogosenge, ugafata umwanzuro. Uyu munsi uwo watutubikaniye niwe uguhindutse, niwe ukugize umusazi, niwe ugutesheje agaciro. Ese isi ni iki yakwitura? Nihe nyiturano y'isi n'abantu? Ninde wakwitura mu isi? Abo yabambiwe ku musaraba i Golgota nibo bamubambye, abo yahaye ubuzima nibo bamwimye ibyo kurya. Yesu yaratotejwe
ariko yabaye urugero rwiza nshuti yanjye. wo kwitwa umwana w'Imana, uniwe yizeye izina ryawe. Ibuka neza ko mu isi ntawakurebaga, ibuka mu isi ko bakurebye akanya gato, uyu munsi bakabona ushaje, nta bitekerezo bizima, nta bwiza ukigira, nta tayi nziza ukigira. Yaraguhengamishije ariko uyu munsi agutesheje agaciro, agiye gushaka abateye neza. Ese mu mitekerereze ye urumva hari uwo muntu afite? Urumva ari gutekereza agaciro k'uwamukunze? Nta mafaranga yari afite, yari akennye nk'abandi bose. Imana imugirira neza, imigisha igenda yikurikiranya isa n'imigisha y'amafaranga. Abona amafaranga y'intica ntikize kandi nayo atagura umudugudu. Uyu munsi yarayakurutishije, uyu munsi yaragusuzuguye. Data aravugana nawe muri iki gitondo, kuko umuryango muri iki gitondo dusengera ni umuryango dusengera urimo abana ejo bazavamo abayobozi bakomeye. Ni umuryango uzavamo abapasitori bashobora gufasha abantu, bagafasha abantu mu myizerere. Ni umuryango uzavamo abafite umumaro. Ariko uyu munsi Sekibi yawinjiyemo biteye agahinda. Wa mwana wagombaga kuzavamo wa wundi tuvuze nk'umuyobozi, munsi arabona bidakunda, arasohotse agiye mu muhanda. Uyu munsi wasigaye uri umupfakazi. Ariko noneho nubwo ubuzima buri kugucanga, nubwo ubuzima bukubabaje kandi bukugoye, ndagusengera muri iki gitondo, kuko umwuka w'Imana aza ahuba, aza aho utuye. Azi ko abana biga cyangwa batiga, isi yarazi gushakisha, ariko we ntabyo wari wishoboreye w'abandi. None isi imaze kukwigisha, ariko hari andi marira ari kuvuga hirya, ari kurira avuga ngo ndutwa n'uwapfakaye. Wumve ngo nari n'ukwifuza umeze nkawe, yifuza ko yamera nkawe, ugati ndarutwa n'uwapfakaye, basi bikagira inzira nkabimenya ko napfakaye. Uwo mufite umuryango, abantu bafite ibikomere mu mitima, ariko cyane cyane bishingiye ku marangamutima yabo. Abantu bafite agahinda. Urebye ibyifuzo nakira buri munsi, wafatanya nanjye kugira icyifuzo cyo gusengera umuryango. Ubwo nakira ibyo byifuzo bya buri munsi, ari nabyo ndi gusengera muri iki gitondo. Ndagira ngo ubwire ko hari n'abandi bavuga ngo Mana, dukeneye kubaka, dukeneye kubaka, dukeneye kubaka, dukeneye urugo rw'umugisha. Ndakwihaye. Kandi hari abandi bari kurira zanze, ariko ndakubwira ngo nshuti yanjye, uyu mwanya hari icyifuzo ubona ko gikora ku muntu wese. Erega nubwo ushomereye, hari abandi bafite akazi banatuje bameze neza. Fatanya nanjye gusenga muri iki gitondo. Erega nubwo ubona utabyara, hari abandi babyara noneho bamuterera inda ku kiriri, amaze kugira umubare w'abana benshi bashoboka. Sinzi uwavuze ati mfite benshi nabuze icyo mbamaza, ariko hari uvuga ati mwampaye nanjye nkareraho. Hari ufite icyifuzo cy'inzara, ariko benshi bariye ndetse banabisigaje, abandi banze no kubirya ngo bitabatera ikibazo, ngo barashaka kuryama neza. Abandi imibiri n'uburwayi byabibakuyeho, ariko barabisitotse, barabifite, nta nubwo baguha, ntabwo bishingiye ko waburaye. Ariko icyo duhuriraho ni kimwe muri iki gitondo. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ngwino usengane nanjye muri iki gitondo. Umuryango ufite ibibazo, umugore n'umugabo bafite ibibazo, abana byatangiye kubona ingaruka zabyo. Kubera iki? Kubera iki? Sekibi, umugome, Satani yamaze kubona impamvu yo kwinjira mu muryango. Arangije arashaka kwica umugambi w'Imana, ariko ntazabishobora. Ariko tubona ibimenyetso by'uko agenda adindiza uwo mugambi w'Imana ku muntu. Tubona ibyo bimenyetso ko umwanzi agenda adindiza proje y'Imana. Niba koko uyu munsi umuntu
yayubatse umuryango abishaka, ariko ugasanga hatangiye kuvuka inzangano hagati mu muryango, havutse amakimbirane, arahangara kugira ngo sinigeze nkukunda ko hari ukubura uko ngira. Akaba bizi neza ko ibyo bintu yabikoze mu mutima birimo. Bande bakobwa barabagahambanira bagashaka abahanuzi, kaza akaguhanurira ngo Imana inyeretse umugabo wawe, bigakubitana nuko nawe ufite inzara n'inyota byo kubona umugabo. Uti data urakoze kuvugana nanjye, byahe byo ukajya, baragutuburiye nawe ukagenda, wagera ejo mu gitondo kare nta minsi ibiri uramara, ukumva hari undi babihanuriye, kumva mukeba wawe arakomanze, ukabona mukeba wawe yanditse message ngo urare neza bebe. Umutima bakawutwara, akabaye niyo yamubwira umutima ntibawutware, umutima barawutwaye. Tagira ngo ubwire ko ni bangahe dufite bafite umutwaro wo gusengera umuryango. Ndagira ngo ubwize ukuri, abagore benshi barara barira kugera mu gitondo, ariko wa mugabo we, niba hari umugore urararira ku bwawe, niba hari umwana arira ku bwawe, wanyumva utanyumva, umenye ngo mutima wawe wuzuye ubugome, mutima wuzuye agahinda, kubera ko nawe ubwawe nturiho, ntabwo uri muzima, nawe ukeneye ubuzima. Turagusengera mu izina rya Yesu, turagusabira ubuzima muri iki gitondo, kubera ko nawe nturi muzima. Iyo uza kuba uri muzima, wakabaye umenya kurara ubabaza umutima w'undi mwana, wakabaye uramutse uzi neza kurara ubabaza umutima w'umuntu ufite amarangamutima uri kwangiza. Ndakurahira ukuri kose, data ntumukunda, kuko ntubasha gukunda Imana utareba. Fata mwene se ukamutera agahinda kangana nako wamuteye. Nanjye ndumva umwuka w'Imana avugira muri nge muri iki gitondo, ngo urwaye indwara, kandi indwara ikomeye. Ese witeguye gukira? Witeguye gukira nshuti yanjye? Ngo data gutabare. Wabaye umusinzi, ubuzima bwawe nta wundi wabujyanye. Andi hano hanze hari ababyeyi bari kurira, abagabo barafunzwe, kavuga ati umunsi ndi njyenyine. Ndakakubwira ati reka bamufunge, yagiye ku ishuri, yagiye kwiga. Ndakakubwira ati umugabo wanjye yari nka papa, yaransize yaragiye. Ndakavuga ati nukuri ibyo afungiwe nibyo yarabikoze, reka bihanirwe. Ndakakubwira ati ndahamya neza ko umugabo wanjye arengana, ntabwo nzi icyo yazize pe, ni ibinyoma. Unsengera umugabo wanjye atahe, iyo ntamubona ntago mba numva ameze neza. Kandi nibyo koko, yamubereye imfura, amwereka umutima. Nubwo hari abangiritse, ariko hari n'abandi bazima. Nubwo wawe byanze yangiritse, ariko ndafatanya nawe kumusengera. Turahoza umutima w'uwo mugabo mu izina rya Yesu. Erega nawe siwe, erega nawe siwe, ntago yanze urugo rwe, ni ibyamuteye, ariko turamusengera mu izina rya Yesu Kristo. Umutima we wamaze guhenebera, wabaye akahebwe, turawusengera, turongera kuwuzura. Ukwiye kuba wa mutima wacyagiye, yakweretse ibyiza, yakubwiye amagambo akomeye, ariko nta jambo na rimwe yahagazeho ngo aririnde. Erega nawe ntago ari we. Ninde muntu wafashe umwanzuro akanga amaraso ye kugeza ubwo yanga abana yabyaye, cyangwa akaba yirwa bafenta babesha, ariko afite umutima wo kubabaza nyina wabo? Imana itabara umuryango. Bana baraturongera bakava mu ngo, bakemera bakajya mu muhanda. Turasenga buri munsi dusaba ibyo kurya, turasenga buri munsi dusaba imyambaro, turasenga buri munsi dusaba amafaranga Imana itugirire neza. Turasenga buri munsi dusaba amafaranga yo kwishyura ba nyiri ibyondo, ba nyiri amazu, ngo tubishyure. Tugasenga amafaranga, nabo bari gusengera ngo amafaranga ngo yo kwishyura ngo amakredi. Abantu bagasenga, abandi bagasenga kubera ibibazo bafite,
ariko ninde ufata umwanya wo kuvuga ngo Mana, hano hepfo Nyabugogo mbonye akana k'agakobwa kari gusesera mu kiraro aya masaha. Ninde muntu wagira umutwaro w'umuryango? Mbonye akana k'agahungu kari kwinjira mu biziba kibaza ngo yafite ubuzima. Hari undi mwana bari gukubitira kuryama hariya ku gitanda kigura imiliyoni irenga. Kigura imiliyoni irenga. Uramutse uri umuntu utekereza nk'umuntu udafite umwuka w'Imana, bavuga ko Imana yanzuye umwana w'umukobwa w'imyaka itarenga 7 mbonye uri gusesera mu kiraro, kandi hari uri gukubitiraho imyaka 10 n'ingahe ngo aryame mu gitanda cy'imiliyoni. Wagira ukavuga ko Imana ntayibaho, wagira ukavuga ko Imana irobanura ku butoni, wagira ukaniheba no gusenga ukabireka, ariko sibyo. Wadukunze urukundo rutagira akagero, yaraje aravuga ngo nihereje amahanga yose. Mahanga yose akwiriye gukira. Harapfira ubugingo, aduha ubugingo buhoraho, aduha n'ubuzima, aduha n'imibiri mizima. Apfira ubugingo bwacu, turakira kubwe. Imibereho yo mu isi ihindagurika buri munsi. Niyo mpamvu bamwe batuye i Kigali, abandi batuye Ngoma, abandi batuye Kibuye, abandi batuye Musanze. Ntabwo abantu bose batuye hamwe. Niyo mpamvu bana bamwe bari gusesera mu biraro kubera imiryango bavukamo. Benshi bazi ngo abana bahisemo kuba mayibobo, ariko nujya kureba uzasanga babitewe n'umuryango bavutsemo. Ese ujya ugira akanya ko gutekereza aba bana? Iyo ubona abana bawe bariye baryamye baguwe neza, inshuti yanjye, mubyeyi ndakwinginze, jya uvuga uti Mana, bana ngiye kubareba nsanga bose baryamye basinziye, ariko nibutse ko hari umwana usesera mu kiraro hano hepfo. Ni akana k'agakobwa kagiye kubana n'uduhungu, tugiye kurara tubundeje. Ese twariye basi? Iryo rindazi twaribonye? Cyangwa nubona agatambutse uragatera umujugujugu? Abana bavukiye amezi 9. Hari umubyeyi wabuze nk'uyu mwana, arararira kubera umubabaro wo kutabyara. Erega dukora ibintu byinshi byakabaye bigirira abantu umumaro, ariko abantu benshi ntibabyitaho. Erega dufite amasengesho twakabaye dusenga, ariko benshi ntibashaka kubyumva, ntibashaka no kuyasenga. Erega ndabizi kubabaye, ndabizi kugowe. Ninde wazindutse muri iki gitondo? Ninde wibatuye muri iki gitondo? Ninde turi gusengana muri iki gitondo? Ntago mbizi niba uhagaze, ntago mbizi niba uri kugendagenda, ntago mbizi niba wicaye, ntago mbizi niba uri kujya mu kazi, ntago mbizi, ntago nzi position urimo, hari n'uryamye. Ariko muri iki gitondo wagize umugisha, wazindutse nge nawe ngo dusengane muri iki gitondo twibatuye. Niba tuyikorane nge nawe. Nshuti yanjye unteze amatwi uri kunyumva muri iki gitondo, Data azi imibereho yawe, azi ubuzima bwawe, azi uko wicara, azi uko uryama, azi uko urya ari ugupfundikanya, azi uko urya byakunaniye kandi ubifite, azi ko umubiri wawe utakibasha kubyakira. Arabizi ko nawe ubirya ukabimena, arabizi ko hari ababuraye, azi imibereho yawe n'ubuzima bwawe. Ariko aravugana nawe muri iki gitondo. Mwana wanjye, ubuzima buri kukurusha mu isi, ubuzima buri kukugora mu isi. Hari umunsi tuzaruhuka imiruho, hari umunsi uzaruhuka imihate. Maze umuririmbyi arangije aravuga ngo, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyiringiro bitavugwa,
nzajya aho abera batuye, nzajya aho nta mfubyi ziba, nzajya aho nta bupfakazi buba, nzajya aho nta muruhuba, nzajya hataba amayibobo, nzajya hatajyamo bari ku buriri bwiza, nzajya ahandi hataba indwara iyo ari yo yose, nzajya hahandi hahindutse imibereho idasanzwe, nzajya aho nzabona iby'amaso atabonye. Erega wabonye ibiri imbere yawe, aho utuye aho n'ibyuzi. Munsi hari igihe ugera n'ahandi utaruzi, ukabona iby'amaso yawe atigeze abona. Ariko rero ndagira ngo nkubwire, hari umunsi uzabona iby'amaso atigeze abona, hari umunsi uzumva iby'amatwi atigeze yumva. Ubwo bupfubyi buri kukubabaza, ndakubwira ko hari umunsi buzarangira. Ubwo bupfakazi buri kukubabaza, ndakubwira ko hari umunsi buzarangira. Ubwo burushya utangiye kuruhukira muto, ndakubwira ko hari umunsi bizashira. Ubwo buzima ubayemo bwo gupfundikanya, ndagira ngo ubwire ko hari umunsi bizashira. Tubonye ibimenyetso, tubonye ubuhamya, twumvisha imirimo Data akoze, tubonye intambwe abantu batera. Urabyibuka ejo bundi wari mu ishuri, ugenda wambaye agakanzu cyangwa agakabutura, ubona uru ruhinja, none dore urashaje. Uko ubona iyo minsi igiye ikurikirana, ubona igiye nk'umurabyo, niko n'ibikuzitiye imbere yawe bigiye gucaho nk'umurabyo. Niko uzamenya ko hari ibyo amaso yawe ateguriwe kureba, hari ibyo amatwi yawe ateguriwe kumva. Ndabizi ko mu isi tubana n'abantu, ariko natwe turi abana. Uyu munsi nawe urabizi neza ko kamere yawe irakugoye kubana n'abantu. Uvuga nabi, subiza nabi, ureba nabi, ibibazo byawe ushaka kubyikoreza abantu, nawe nyir'ubwite byakunaniye. Ndasengana nawe muri iki gitondo nkubwira ngo mfata ukuboko, ngufata ukuboko. Ninde wemera kumfata ukuboko nanjye nkamufata ukuboko tugasengerana? Erega Imana irabizi ko ibyo usaba byose ubikeneye. Erega Imana irabizi ubuzima ubayemo ko wifuza kubuvamo. Erega ntago ari Imana itanga ibiryo gusa. Erega si Imana yaguhaye ibindi byonyine gusa, yaguhaye n'ubugingo buhoraho. Benshi babaye banahangayitse, iteka iyo asenga asengera ubugingo, ntarakizera ko yabuhawe. Ariko niba utarizera ko ubugingo ari ubwawe, uzasengera ubugingo bwawe, sengera imibereho yawe, sengera abavandimwe bawe batakumva, sengera umugabo wawe wakunaniye, sengera umugore wawe wakunaniye. Biragatsindwa kubona umugabo uri kurira yananiwe n'umugore, biragatsindwa n'umubabaro n'agahinda. Ntuzabibone n'amaso yawe, ibyo ntibizakubeho. Ariko nshuti yanjye, ndakubwira ikintu kimwe. Ibi byose birimo birakwizingaho, ibi byose bikwereka ko bikeneye kugucunshuma. Ndagira ngo utangire kubitangariza ngo wabibazo we uzasigara mu isi, wowe undushya uzasigara mu isi, wowe ungora uzasigara mu isi. Kenshi hari igihe duhura n'ibibazo tugashaka kwisobanura. Ngo tugaragaze ko turi inzirakarengane. Umunsi umwe nanjye nigeze gusobanura bingoye. Navuye mu ishuri ndatangiye kureba umuntu, ngezeyo ngomba gusobanura. Ndasobanura ngira ngo arampa amafaranga y'ishuri arayanyima. Ahubwo arangije arantuma ati njyana iyi telefone. Ayima ipfuye. Icyo gihe telefone cyari ikintu gikomeye. Ayima ipfuye, abizi neza ko ipfuye, ngo yinjyanire kwa runaka. Yigejeje kwa runaka ayifungura ndeba, ati kuzaniye telefone yapfuye. Aramuhamagara, ati we, ati nayimuhaye ari nzima. Ati reba niba atayihinduye, ati wasanga yahinduye cyangwa yayicokoje yayishe.
barangije barambwira ngo telefone ngomba kuyiriha. Sinari mfite ahantu nerekeza, sinari mfite uwo ntakambira, sinari mfite uwo mbwira. Ndangije ndeba abo bantu bombi ko ari babiri, bareba mu maso ngo kudasobanura uko byagenze wanjijiwe. Ndavuga ni nabyumvishe ko ari ukuyiriha, kandi koko ndi injiji. Niyo ntaza kuba injiji ntabwo iyo telefone iba ipfuye. Ngo kudasobanura uko byagenze, ndavuga none ndagusobanurira iki? Ntabwo mfite ibyo gusobanura. Telefone wayimpaye ari nzima, telefone nyigezaho yapfuye. Mwuka w'Imana aze kuri wowe n'ubuzima bwawe. Mwuka w'Imana aza kwigishe kuvuga imbere y'abantu. Mwuka w'Imana aza kwigishe gusobanura ugeze imbere y'abantu, kuko uvuga n'ibidakenewe nyuma bigukoreho. Ndaceceka, fatwa n'ikiniga gikomeye, ndavuga Mana, ntabwo nari nzi ko wafata umwanzuro wo kunkora ibi ngibi. Ariko mbyitegereje nsanga nta ruhare rw'Imana rurimo uwo mwanya. Mu byabaye byose uruhare rw'Imana ni uruhe? Ko Imana itafashe kuri telefone. Nanjye ndebye nsanga nta ruhare rwanjye bifitemo. Nsanga ufitemo uruhare n'umwe, ni uwampaye telefone. Ari ndamuhindukirira ndamureba, ndahagana Imana imbabare ko nari ngiye kurira mpagaze imbere yawe. Ariko amafaranga wifuza yose nzayabona nyaguhe vuba. Ngo oya, ngo zana iminsi, kuvuga iminsi uzayishyura. Kwisobanura, ndavuga nti oya, ni mu cyumweru kimwe Rugome nabonye amafaranga nkoresha iyo telefone. Ngo oya, ngo uragura telefone. Ndamwitegereza mu maso, ndavuga ntiyuza kumenya ko ibyo uriho urankorera uyu munsi, ejo ku munsi ukurikira isi gutegereje ngo ikuba inshuro 7. Ku mutima ndavuga ni simbi guteze, ariko kwihangana biranga. Ndavuga reka nkubwire, ibyo unkoreye ibi uzi n'umutima wawe birimo uko bimeze. Uzahirwe mu buzima bwawe, ariko umubabaro unteye nonaha ntuzabura kukugaruka. Hari umunsi runaka ntazi, gatoka we vana ubuginga aho, wa muginga we. Nigendera ndo umuginga, ndagenda ndava, ndagenda n'amaguru. Agomba kuva mu mujyi ngikabuga, ndafika Kacyiru, ndagenda Kacyiru, ndazamuka Remera, ndagenda mu muhanda. Ini nkubwira ngo dusengane nge nawe, nuko nzi umumaro wo gusengerana. Icyo gihe nawe nawe nifite nabwiraga ngo nsengere. Nahuraga n'umuntu nkagira ikiniga, singira icyo mubwira, nkakomeza nkagenda. Ariko Imana ishimwe ko yarebaga ikiniga cyanjye mu mutima. Naragengeze kuri KBC ndicara, hariya hari umugore kuri KBC ndicara, ngo numvaga nshaka gusenga, mbona biranze. Hari igihe ugera mu kibazo gusenga bikanga, umutima ugasigarana agahinda gusa. Ndahava ndakomeza ndagenda, urugendo rumbera rurerure koko. Ndamunuka ngeze ku Murindi numva biranze, urugendo ruba rurerure, ariko Imana ni nziza. Ntago byaje kurangira, nyuma naramushatse, ibintu bimaze kugenda byegerana mu buryo busanzwe. Nshaka kumusanga mubwire ngo cyagiye wabaje umutima wanjye. Amafaranga narayaguhaye ariko wabaje umutima wanjye. Ese ugira ngo yo kuboneka byavuye
ko hari Imana yigaragaje. Kubera iki nkubwira ibi? Kenshi duca mu bigeragezo, kenshi duca ahantu bidusaba kwisobanura, kandi koko wajya kureba ugasanga umutima wawe uhamanya nawe ko uri mukuri, ntuzagire ikibazo. Stefano bamuteye amabuye, aravuga ati nderega ndiho ndareba umwana wawe, ndimo ndareba Yesu, Yesu nguriya ndi kumureba. Bamutera amabuye, havuga ariko Imana ibabarire ko ntago muzi ibyo murimo murakora. Barakomeza baramutera. Ese uyu munsi hari uragutera ibuye wowe? Uyu munsi ntibavuga ijambo rimwe imitsi y'umutwe igatangira kubyuka ukumva wabahemukira nawe? Oya, ntago ariko bikorwa. Ni ijwi ry'Imana rivugana nawe muri iki gitondo. Kubera iki ari wowe ijambo ryamanukiye muri iki gitondo? Kubera iki ijwi ry'Imana ari wowe rikubwira? Nabizi neza ko hari umuntu wakumva turiho turasenga gutya muri iki gitondo, akumva atari ibintu bye. Ubwo ntago ari ibintu byawe, wikwigora, wikwivuna. Hari nyir'ubwite, Mwuka w'Imana ari kuganira nawe. Hari umuntu Imana iri kuganira nawe muri iki gitondo. Hari umuntu Imana irimo iravugana nawe muri iki gitondo, kandi ijwi ry'Imana uri kuryumvisha amatwi yawe. Ese ntago wakumva icyo Umwuka ashaka kuvugana nawe muri iki gitondo? Ni bangahe barenganya abandi? Si umuvandimwe wawe, si umugabo wawe, si umwana wawe. Nturebe ibyo ari kugukorera, ntubone ibyo arimo aragukora, ntubizi neza mu mutima ko ari kukurenganya. None ugiye kwisobanura imbere y'abantu bafite amafaranga, wowe utayafite. Bazakubwira ko bitakunda. Hari abantu rwose hano hanze abazi neza ko kuba bafite amafaranga ibintu byose birashoboka, ko amafaranga aravuga kandi amafaranga arakora. Ndabyemera, ariko ufite expired. Uzarebe hasi, hari ahantu uzabona ku mavuta cyangwa ku byo kurya n'ibindi byose uzaha muri supermarket, nibi byose n'aya mazi ndimo ndanywa hano nayo afite expired, bifite igihe bizarangirira. Waruzi ikindi utaruzi nawe ufite expired. Ku mafaranga aravuga aramaze, navuge nyine kubera ko yafite. Nukandagira abantu nyine, gize umugisha, bonye abantu wakabaye babyaza umusaruro, ukabasangiza, ukishimira ko mwasangiye, ariko ngo baraciriritse imbere yawe ngo amafaranga yaravuga. Ufite expired, nawe umunsi wawe urahari. Birangire nyine asigaye. Icyo mvuga ni iki rero? Ni ukugira ngo wemere ugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, wabanje kugira akamero k'Imana, ariko akabona ko bikwiriye kumanuka akaza mu isi kugira ngo agupfire nanjye mpfire. Erega nubwo ubona ko hari icyo Imana yakoze ku buzima bwawe, ufite umugisha, ariko ugendana na bene so. Ariko ndashaka uyu munsi hagira umuntu umwe ugaburira undi. Aho turi gusengana muri iki gitondo, ntago ndiho ndabivuga kubera indi mpamvu, ariko byibuze tekereza uyu munsi uvuga uti mfite 5,000, ndashaka umuntu umpa 2. Ntutekereze ibintu byinshi, hita umuha 2. Nushaka ufite 1,000 utekereze uha 500, kandi nibyo koko. Atari uko yakoze ikintu runaka, ahubwo ari uko Umwuka w'Imana akubwirije kugira uwo musangira. Ijambo ry'Imana rigwire mu mitima yanyu, kandi nukuri ijambo ry'Imana rigwire mu mitima yanyu, rigwire mu mitima yanyu. Ijambo ry'Imana rigwire mu mitima yanyu. Nigeze kujya ahantu mu cyaro, ahantu mama yari atuye mu cyaro, hanyuma agenda gushishura ahantu, babamuha ibyo yari yagiye gukorera.
noneho nari muto ariko ndabyibuka nivuye n'ubuzima bwanjye busanzwe bwo kwibera ku muhanda, noneho nsanga aho hantu nyine bavuga amagambo yiyongera ku byo bari bagiye kumuha. Ndayumviriza, maze kuyumviriza ndigendera, ndataha, ndabasezera, nditahira. Bambonaga nyine nk'umwana udasanzwe. Noneho ndamubaza nti ariko uzambwira amateka yawe? Ntiyayambwira, ubwo hari impamvu ituma batayambwira. Nza gutekereza, nitahiye nza kugera iwacu. Ubwo nyine iwacu ntuhazi. Mbona umuntu umeze nkawe cece ku muhanda, nza kubitekerezaho. Ndavuga kubera iki abantu bamwe baca inshuro bandi bakabaha inshuro? Ariko ikibazo si uko umuntu yashinze inshuro, ahubwo ni ikibazo nuko yacunagujwe. Ese iyo umuntu acunagujwe ukarya babivugiyeho amagambo menshi, ukamira ibiryo baciyeho, bagutukiyeho, Imana iza agahinda ka buri muntu. Bivuze kubera iyo mpamvu, hari umubyeyi none aho uri kunyumva, arya ari uko yatutubikanye. Gutekereza kuzambara igitenge n'ibintu bizamugora. Gutekereza kwambara inkweto byo si ibintu, ntago bibaho. Arimo arareberera abana bashonje cyangwa abana be. Ariko igitangaje ni ukubona abana bakuze babaye bakuru, umwe yabonye ubuzima bwe, adashobora gutekereza iyo neza y'umubyeyi. Aho isi igeze, aho isi irerekeza uyu munsi, twirwa tuvunika turi ababyeyi. Jya mbibona iyo abana bagura, mukagerana muri butike cyangwa muri supermarket, akakubwira ngo daddy bino ndabishaka, mami bino ndabishaka. Hari undi mwana utabisaba, utazi ibyo ari byo, ari kwisabira ikijumba iyo atuye hasi yo mu cyaro. Yabuze ikijumba, nicyo ashaka, nicyo azi. Ariko reka nkubwire, ubuzima bwose urimo si uko Imana iri kure yawe, bugufi bwawe. Byose irahira bibona, byose irabizi. Ariko kuvunitse uri umubyeyi, umwana agusaba ikijumba, ejo wabona ubushobozi buke akajya ku ishuri, cyangwa akava ku ishuri ariye akaza akaryama. Umunsi wenda udatwarwa n'indege kugira ngo abashe kwiga. Uribaza, ubwo buzima buri munsi busa naho budahinduka, cyangwa bwahinduka bigasa naho nta cyabaye, nta mpinduka yabaye, kandi yabaye abantu batabibona. Abantu barushye, abantu bashonje, abantu bambaye ubusa. Wa mwana uribuka neza ko ababyeyi bavunitse. Uribuka neza ko ababyeyi bakuvunikiye, uri kunyumva. Ariko niba ashaje ari mukuru, hari ugatekereza ko wenda bamwirengagije, ko nageze mu zabukuru, ariko yakurwaniye ishyaka. Ariko uyu munsi amakimbirane abaho mu muryango aratuma umwana afata umwanzuro wo kujya kuba mu muhanda. Atari indi mpamvu yindi, amakimbirane yo mu muryango. Ibi biraba ku isi hose.
usanga abana mu muhanda, usanga abana b'inzererezi. Wowe rero wakugira umuntu wahita uziba inda zibyara nta wakongera kubyara. Uzi kubona umuntu uri kwirukanka Nyabugogo cyangwa se ni umukozi wo mu rugo, ubuzima bwaranze arapfundikanya, wajya kumva ngo abyaye umwana wa kabiri, utazi ko yabyaye yari afite n'uwa mbere. Ukibaza guhitamo gutekereza kubyara udafite aho uzamurerera, nta kindi witayeho ngo hazarera Imana. Nibyo koko iremera abarera Nyabugogo mu biraro, ubwo wowe ntuziyita umubyeyi ko nyine hazarera Imana. Ariko he n'ababyeyi bagira agahinda, ntakaba atagize imibereho byanze. Ubu buzima bwose burimo burabisikana n'abantu, ariko ufata akanya uganire n'ubuzima, ubwire ngo wakibazo we, ubwire wa mibereho we. Nubwo uri muranjujubye uyu munsi, nubwo uri muranguguna uyu munsi, ariko hari umunsi nzasinzira, nanjye nzagira umunsi wanjye, nanjye hari umunsi nzagira nsinzire, ninkanguka nzabona Imana. Gana uri ndaje Yesu ndaje ngenza uko ushaka mu bwiza bwawe niho mbonera kuruhuka mu mahema yawe niho mbonera amahoro ndakwihaye. Nihe handi waruhukira atari mu bwiza bw'Imana? Nihe waruhukira handi? Ko hari ugushaka ibyaguha amahoro ariko ntibiguhesha amahoro, hari ibikujisha by'akanya gato ariko nibyo kukujisha by'akanya gato. Nubyuka uzasanga ikibazo kitabaye ikibazo ubundi. Bandi barajya kunywa inzoga kugira ngo basinde bibagize ibibazo. Nibyo koko umugabo w'umuhanga yaranditse aravuga ngo mureke urwo rushunga ndushira umwugiye gupfa, rumwibagize imibabaro. Nibyo sikubona umwana w'umukobwa wakubise itabi ku munwa ashoje kunywa icupa, yarangiza akaguha icyifuzo ngo ikuzo unsengere mbona umugabo. Sengere mbona umugabo. Asa ko kugo ndamusengera ngabona umugabo cyangwa ndamusengera ngo akire. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu araguha icyifuzo gitandukanye n'ibyo yakaba yaguha nk'ibyifuzo. Bantu bararushe, ninde wakuruhura umuruhuruhi? Ninde wakuruhura ngo aguha amahoro mu mutima wawe kubuza amahoro? Bandi bafite agahinda kabarenze, yumva icyaba cyiza ari ukwiyahura. Nganiye n'abantu benshi muri iyi minsi bafashe umwanzuro wo kwiyahura. Sinzi no twaganira ambwiye ati sinkubeshya ndajyayo n'ubundi nta kabuza. Rero aravuga bakejyayo. Ndavuga ajyayo rwose ujye kwiyahura, ariko uziyahurira he? Ndavuga nti niba ari ahantu ufite amadeni ubanza ubishyure. Ati nibyo bituma ngenda, bituma njya kwiyahura nabyo birimo. Ufite umugore akambwira ati ndamufite. Ufite ababyeyi akambwira ati ndabafite. Ariko ubuzima mbayemo ndabwanze. Ndavuga none ko waje kubimbwira ko ushaka kwiyahura, ngo nagira ngo nsengere ngende maze gusengerwa. Genda wiyahure nzagusengera umaze kwiyahura. Ntago nagusengera kuko ubu nibwo upfuye. Nta buzima, ntago uzi impamvu abantu bararushye. Ariko uwo muruha abantu barushye, iyo mibereho igoye abantu bafite, inshuti yanjye nagira nkubwize ukuri.
mwuka w'Imana ba bugufi bwawe, Imana iba bugufi bwawe, idiringa n'ibibazo byose bikuzengurutse. Unabwiye ngo agenda ajye kwiyahura, nagira ngo kuko mbone ko ava imbere yanjye akagenda akajya kwiyahura, ariko ko atagiye ngo bishobore kugenda. Rimwe na rimwe ibibazo birakujajabya bikakujujubya, ukabura aho werekeza, kumva ko nta kindi gisubizo ari ukwiyahura. Agahinda kakubanya akagahinda ngo reka bavuge ni mu gihe, cyangwa reka bavuge nuko batarabona. Abafite ibyo bafite ntago tuvuga, ariko ubwo ntabwo uravuze, ufite agahinda nshuti yanjye. Urumva wajya kwiyahura? Urumva nta gisigaye usibye gusezera ubuzima? Urumva nta kindi gihari? Abantu barwaye agahinda gakabije, abantu barwaye depression, umuntu afata umwanzuro akagenda ntagaruke. Hari uwo twigeze kujya kuvugana ubuzima bwa mucanzi, ndabyibuka umunsi umwe hano nigeze mbivuga ari mu gitondo, avugana ariko hari umuntu ushonje nshaka ko tugaburira. Icyo gihe tumuterateranyiza amafaranga, aryama ku gasozi n'abana, ari indushyi, umva indushyi, ariko ufite abana babiri n'uruhinja rwa gatatu rurwaye ibiheri, ariho mu buzima bubi. Murabyibuka hari abantu twari kumwe hano, munyumva turi gusenga, ndababwira nimugaburire umuntu ukozweho akamugaburira, ariko uyu munsi nawe ugira ugaburira nawe. Ariko ikintu gitangaje, uyu munsi Imana aramutabaye, afite akazi, ameze neza, n'umugore umeze neza. Reka nibinkundira nzamubwiye ntishima Imana. Ariko hari n'ugera ahantu akahita abona ko ibintu bihindutse, akaba atakwemera kuvuga uko yari ameze. Ariko wenda bizi ntago wabikora, ntuzibagirwa ineza y'Imana. Ariko ndagira nkubwire ko umunsi umwe ari mu gitondo namuhamagaye, hari umuntu ugiye kumufasha, ngiye kujya kumureba, nsanga yandikiye umugore w'iwanjye message. Ubwo arambwira ati byuka ujye kureba runaka ashobora kuba yagiye kwiyahura. Mpamagara umuntu w'abaturanyi ati namubuze, ndabona abana gusa, ariko yari yagiye kwiyahura. Ndababwiza ukuri simbabeshya. Ariko ejo bundi yarampamagaye, yabonye akazi keza. Iyi Mana umutabazi izi neza ko ubuzima uri gucamo bufite iherezo. Bwira ibibazo ufite, bwira agahinda ufite ngo wagahinda we, bwira ikibazo ufite ngo wakibazo. Ndabizi ko wampitana, harabura gato ngo mpitane, ariko nkubwiza ukuri, data atararambura ukuboko ku buzima bwanjye, ndacyahumeka. Hari ibyo agambiriye kunkoresha, hari ibyo agambiriye kunkoresha hano imbere. Nzaba umugore w'icyitegererezo cyiza, nzaba umugore ufite inshingano zo kuba umugore nyamugore nk'uko Bibiliya bivuga. Nzaba umugabo nyamugabo ufite inshingano zo kwitwa umugabo nk'uko Adamu yazihawe. Nzarera umwana wanjye kandi azakura. Gambirira ibyiza mu mutima kuruta ibyo uriho uracamo. Ariko nyuma y'iryo jambo, nyuma y'iryo sengesho uvuge ngo kandi nubwo ibyo byose bitaba, nzataha aho abera bataha, nzaruhukira aho abera baruhukira. Nta mibabaro ibayo, nta gahinda kabayo, nta kugumirwa kubayo, nta burushyi bubayo, nta mubabaro ubayo. Ntabwo barera abaho, ntago barya ibijumba, ntago barya ibishyimbo, ntago bamara iminsi baburara. Baho ntago barya pizza, nta pizza zibayo. Mwana umwe abyuka asaba pizza, undi akabyuka asaba ikijumba, ntago aho tujya bibayo. Ibyo ni ibya hano mu isi by'akanya gato bishira. Bireba ubuzima bw'umuntu bumeze nk'ururabo rurabya mu gitondo, karabya mu gitondo, nimugoroba ugasanga rwumye. Niko ubuzima bw'umwana w'umuntu bumeze mu isi. Ntuzaryane na mwene so, reka nkubwize ukuri kw'Imana. Data aravugana nawe muri iki gitondo. Muzemere muhari imyenda yanyu,
muzemere muhare imyenda yanyu, ntimuzongere kuguriza abana, n'umuguriza uzaba umuhaye, niko Bibiliya ivuga. Mwemere muhare imyenda yanyu, wemere wirindira amatiku n'amakimbirane n'abantu, nubwo abantu barushya nubwo bagowe. Ndi guhanura muri iki gitondo, ariko abantu mu nyumva muri iki gitondo, mugabanye amakimbirane n'abantu mufitanye amakimbirane. Nibiba ngombwa ugira agahinda ko mu mutima kagutera kuzinukwa, ugenda ubwawe mu guti ndaguhariye inshuti yanjye, nta nandi magambo nenzaho, ndaguhariye. Umutima wawe ugenda ugubwe neza, gusa uhagararire kuri njye, ntuzagire undi wongera guhemukira, kuko urimo urikururira akaga n'urubyaro rwawe. Abana benshi babaye mu ngaruka z'ibyaha base bakoze, nako si ibyaha ni ibicumuro, niko birivuga. Nzahora abana gukiranirwa kwa base. Bana benshi babaye mu ngaruka z'ibyo base bakoze, bazi ngo barimo barakora neza, bazi ngo barimo baraharanira imiryango yabo ngo izasigarana ubutunzi. Umwana ukabona ari ameze nk'inzererezi, kandi bakavuga ngo ise yasize ibintu bikomeye, ngo ise yari umukire. Nshuti yanjye, ukwiriye kubaho mu buzima bwawe ukavuga uti nanjye ntago nzi impamvu y'ubuzima mbayemo, ariko icyo nzi cyo nuko data azabunkuramo, kandi nubwo napfa nkiburimo nzabona Imana. Nicyo kiruta byose. Nzabaho umubabaro utaba. Abantu ntago banyurwa n'ibyo bafite, abantu ntago banyurwa n'ubuzima barimo, abantu ntago banyurwa n'imibereho. Nubwo tubona ko dufite ibyifuzo dusengera, ariko hari n'abatemera kunyurwa n'imibereho n'ubuzima babayemo. Hari n'abumva ko bashubijwe bagezeyo, ntabwo uragerayo, uribeshya wowe. Uribeshya. Urabeshya umutima wawe, urabeshya imibereho yawe iri kugushuka. Uribeshya. Waca bugufi, wabana n'abantu bose amahoro, wakwirinda amahane, wakwirinda amakimbirane, wakwirinda kuvuga nabi, kuvuga ibyo ubonye, wakwirinda, wabana na bene so amahoro, wakwemera kunyurwa n'ibyo ufite. Abagore benshi barasohoka mu ngo zabo, bagasohoka kubera ubukene, adashobora kubwihangana. Bamuzanye ari umukobwa wisiga amavuta yo mu giciro gihenze, munsi ntayakibona, arasohoka. Urimo urakurura se kibi mu rugo, uzana amakimbirane n'umuryango, abana uzabateza ibibazo, abana uzabateza mwiryane, nawe bizagutera ikibazo mu mitekerereze yawe. Ntabwo waba uri umugore ubona n'abagabo 2, 3, 4, ibyo bintu si ibyawe, ntabwo ari ibyawe. Bihunga udapfa, urica ubugingo bwawe. Ku buzima bwari bwanze, imibereho yari yanze. Inzu umugore wigeze kwicwa n'inzara, aragenda yizirika mu nzu n'abana, barabwira ati muguma aha ngaha, aba nk'aharahabu. Avuga ati reka mbabwire, data aratugirira neza cyangwa twihorere, data aradutabara cyangwa twihorere, turapfa cyangwa ntidupfa, ariko muraguma aha ngaha, ntawe usohoka. Arangije arafunga, abwiye Imana ati ndakwinginze, ntago ndi buhamye ko kutugaburira byakunaniye, simvuga ko kutugaburira byakunaniye, ariko situasiyo turimo n'ubuzima tubayemo nta gisubizo dufite. Nashakishije, nirinze amanyanga yose, nirinze ubutekamutwe bwose bubaho, kugira ngo ngire umugisha wo kuba ntacyo umutima unshinja, ariko biranze. Abana baransonzanye, ndakora iki? Yarangije gusenga gutya, abana basinziye, nabo batwawe n'agatotsi. Telefone yanjye ikubagana ibiramuhamagaye, sinzi uko namuhamagaye nanjye. Ariko tujye tumenya ko mu isi y'umwuka, nubwo twasenze ukabona nta kiri kugenda, ariko ura mu isi y'umwuka birakora.
uwo munsi ararya. Tubwira Imana ngo ubuzima bwo gupfundikanya ntacyo bumariye abantu. Imana yatubwira ngo abandi bari kurya bakabimena. Uruvanga ibyo twasengeye n'ibyo twasubijwe biratandukanye. Abandi bari barya bakabimena, ariko ubimena ndamuzi, ariko n'utabibona ndamuzi. Bose ni abana banjye, nzabatunga kandi bazabaho. Haleluya. Nshuti yanjye, nawe ubwawe nonaho uri kunyumva muri iki gitondo, Data azakubeshaho, Data azagutunga n'abana bawe. Abandi ubuzima bwose babutekereza mu byo kurya, ariko abandi bo ntago ari icyo kibazo bafite. Ibyo barabikemuye, ariko wariye ntiyabura umurengwe. Abantu benshi nyine hari igihe barengwa bakibagirwa ko n'abandi bafite ibibazo, bafite ubuzima bugoye. Ariko uri kunyumva muri iki gitondo, wanyemerera ukagira umuntu uza kugaburira? Wanyemerera uyu munsi ukagira umuntu uza kugaburira? Si ngombwa ngo ngewe ubimbwire, cyokoze nushaka kunshaho kugira ngo nkuhuze n'ushonje ushaka kugaburira, ndaguza nawe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kw'iburyo nigutanga ukw'ibumoso nta mpamvu yo kubimenya. Ntabwo rero bisaba ngo ubanze ujye gutanga raporo ibunaka na hehe, ahubwo biragusaba kugira umutima wo kubikora. Hari umushonje muturanye, ariko hari no kubwira ati ngiye ntago nzi umuntu ushonje. Nawe ndakwereka ushonje, mwivuganire, niba ngombwa unamusure umenye ubuzima abayemo, umugaburire. Ariko uyu munsi basi gusa, kandi ntago ari ukuguriza Imana. Hari umuntu ukubwira ngo ngo nagurije Imana, ngo ni ubuyobe. Ugize umugisha, ahubwo ubonye uwuha. Njye mbibabwira buri munsi, kuba dusavinga abantu b'Imana, kubugira gutyo ukagira ibyo uha umuntu cyangwa ukanamusengera, ukamuzirikana ukamusengera, ukwiye kubyirata nk'aho ari ikintu wakoze. Hari n'abajya gufasha bagahamagara televiziyo. Nibyo nyine, nibyo nuko. Nta n'uwo tubuza gukora ibyo agomba gukora kubera ko yabitekereje, ariko ujya uvuga uti basi ngiye umugisha wo kuba hari umuntu dusangiye. Ese ngire umugisha wo kuba hari umuntu nasengeye, nubwo atanzi nubwo ntamuzi. Basi wumve ko n'umugisha ugiriwe kuba wabikoze. Ntuzumve ko uwo muntu umugiriye impuhwe, ugiriye imbabazi, ko umuhaye igitoki, wari ufite ibitoki biri mu rugo, utema igitoki nushaka umanuke ku muhanda udafite ugishyiriye. Imana iraguha n'umuntu muhura, ukimuhe wisubire mu rugo. Nibyo nubwo n'ubundi urabyigwizaho, n'ubundi maherezo y'abantu, umuntu wese agira igihe cye, agira expired, agira expire akarangira, agira expire akava mu nzira. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ninde dusenganye muri iki gitondo? Ninde muri iki gitondo ufite intimba y'umuryango? Ninde muri iki gitondo uri guhatekereza ku muryango? Umuryango, umushinga w'Imana, poroje y'Imana. Ariko uyu munsi murabyara abana, bandi bababuze, abana barajya ku muhanda, cyangwa se niyo atagiye ku muhanda ajya mu biyobyabwenge. Ubwo urira wabuze uburyo ujyana umwana mu ishuri. Hari umubyeyi hano wamwohereje muri Amerika kwiga, yatanze amafaranga menshi ngo ajye kwiga, ariko ageze muri Amerika atangiye no kuvuga ngo singira data singira mama. Umva ko gahinda. Ariko ufite agahinda ko wabuze ubushobozi ngo umwana ajye mu ishuri, ko amashuri yegereje, ko amashuri twayatangiye, ko abana bari mu ishuri. Wishyuye minerivare, wishyuye ibikoresho, nturimo urarira, agahinda ntikakwishe. Nkubwire umubyeyi urimo ararira watanze amafaranga abana bakajya kwiga hanze, bagera bakamwihakana, cyangwa bagiye kwicwa n'ibimogi, cyangwa abandi ukagira ngo azakuzanira umukazana cyangwa azakuzanira umukwe, wajya kubona ukabona azanye uwo bahuje igitsina ngo ni umusheri wakuzaniye. Ako gahinda uzagakira wowe? Urumva umubabaro abantu bafite ukuntu ungana? Urumva ibyo gusengera ukuntu bingana? Ntabwo rero tuzajya gusengera abantu bashonje, bafite ikibazo cy'akawunga, utunze imifuka 3 mu rugo, cyangwa
kandi hari ibindi byo gusengera. ese kubirunda aho ngaho. Minerivare sinkubwira ngo ubuze umwana yo kujya kwiga muri Amerika kubera ko Imana yaguhaye ubushobozi n'umugisha. Nyine umwana nagende yige n'umugisha, zaza n'umugisha. Turasenga buri munsi kandi ngo aba bana bagira indangagaciro z'Abanyarwanda, bamenye kirazira, bagira ubukristo hariya. Kubera ibyo bizeye, ugira indi myizerere mishya muzanamo ayinetralize mu izina rya Yesu. Umwana agumana iyo myizerere yakuye kuri se na nyina. Dufite ababyeyi Imana ikwiye guha umugisha, batoje abana babo barabigisha. Bona ari umwana ufite ibyo yateguwemo, ariko nubwo twe tutagize abadutoza ngo batwigishe, wanamubona ukamubona umunsi umwe wagira umugisha wo kumukuraho kamwe, ariko Imana yaradutoje iratwigisha. Nta wundi muntu wari kutwigisha, twe ntawe twabo. Ninde wari kutwigisha? Ninde wari kwigisha kakana k'agakobwa nabonye kari gusesera hano mu kiraro? Ninde wakigisha buriya? Hari n'ukazi aramutse akuza akazavamo umuntu muzima, wazavuga ngo nanamufashije? So ngaho nahuye nawe akikanga, abonye ari njyewe aravuga ati ariko ni wowe? Njyewe ati maze iminsi nkumva, ati ariko ntabwo ndiho ndizera ko ari wowe. Ariko ntabwo ntekereza ko. Hoya, Imana itegura impamvu y'umuntu, ikamutegura kubera ishaka kumwerekeza, nawe ishaka kumunyuza n'ibyo ishaka kumunyuzamo. Haga nanjye mfite misiyo mu isi, misiyo yanjye nirangira nzagenda. Ariko mu gihe ngifite misiyo mu isi, Imana imfashe kuyikora neza, kandi ninyikora sinyirate, ahubwo numve ko hari ubuntu ngiriwe kugira ngo iyo misiyo nyitange. Ni ubuntu ngiriwe, ntabwo ari ubuntu ngewe ngirira abandi, ahubwo ni ubuntu ngiriwe kugira ngo nkore iyo misiyo. Itararangira mu isi rero ndacyari umukozi. Ndakubwira rero nanjye nibwira, Imana iguha umugisha, kandi wa mubyeyi Imana igucira inzira kugira ngo umwana abone uko yiga, umwana abone uko arya. Buriya niba uri umubyeyi umwana rwose akicwa n'inzara, sinkubeshye, nubwo ufite agahinda, ufite n'ikibazo gikomeye, ukuri kw'Imana ntabwo nkubeshye. Ariko data z'ubuzima ubayemo, data z'imibereho urimo, hari abantu turi gusengana muri iki gitondo baraye barira, babyutse bafite agahinda. Abo bizeye bababereye babi, ariko data arabizi ko nta ruhare wabigizemo, cyangwa se data arabizi ko uri mu ngaruka z'ibyo wakoze. Nawe wasanga urimo urazira ibyo wakoze. Niba uhanganye n'ingaruka z'ibyo wakoze, icyo dusengera ni iki? Ni ukugira ngo Imana igushoboze udakoreramo andi makosa, kuko benshi hari ubwo bakorera amakosa muri ibyo bihe kugira ngo barebe ko bakwirengera, kugira ngo barebe ko bakwirwanaho. Ugasanga wakoze amakosa muri iyi minsi, wakaba uri mu gukosora, uri mu ngaruka zayo, sibyo? Wajya kureba rero ugasanga urimo urakora andi makosa mu ngaruka z'urimo. Imana igutabare inshuti yanjye, Imana ikugire neza, kandi Imana ikurebana amaso y'imbabazi. Ndabizi ko uri kunyumva wenda waraye mu gahinda, ako gahinda kawe data arakazi, ntago yakirengagije. Wenda uri kunyumva waraye urira nyamugani, cyangwa se urara wirgurira, nawe uzi icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Imana igutabare. Hari n'uvuga ati ngiye n'ubashaka kugisha inama, nkora iki, mbigenze gute? Ariko reka tujye inama. Mwuka w'Imana niba duhishura icyo tugomba kujyaho inama, reka tujye inama njye nawe. Uze kumpa ubutumwa, uze kunyandikira, hanyuma kandi nzi neza ko Imana iri buze kumva umugambi wanjye nawe ikadushigikira. Uze kumpa ubutumwa, uze kunyandikira, turebe niba turakomeza gushyira hamwe, tugahuza, tugahamagara Imana ikabana natwe,
tukabasha kuva muri ibi bihe. Hano bari mu ngaruka z'ibyo bakoze. Namwe data ntago yabirengagije, namwe arabakunda nubwo muri mu ngaruka z'ibyo mwakoze, ariko data yabagirira ibambe, yakugirira impuhwe icyo gihe cy'ingaruka z'ibyo urimo, nubwo yakubabara ibyaha nacyo kikagabanuka, cyangwa se ukabona imbaraga zo kucyitwaramo neza mu izina rya Yesu Kristo. Uzi ko mu butumwa tuze kujya inama y'icyo wakora niba ibintu byagucanze. Nanjye simbihesha, nanjye ubwanjye simbyihesha, mbiheshwa na Mwuka w'Imana uri muri njye. Kenshi byaroroshye, wakoresha WhatsApp 0788 60 0788 60 50 44 wayikoresha, hanyuma tukagirana ibihe byiza byo gusenga. Ariko nanone inama hari ubwo ari ngombwa, ari igihe ugera mu kibazo kukivamo neza nuzo ugasanga n'urundi rugamba. Ariko nagira ngo usezeranye ko data ntago yakwihorera, data ntago yakureka, ari bugufi bwawe kugira ngo akwambike imbaraga, akumve, akurengere, ubutabazi bwe bube kuri wowe. Data akomeze kuguhira, data akomeze kukwambika imbaraga, kandi neza y'Imana ibe kuri wowe n'abawe. Data, dusengeye igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, turasenze ngo umugisha wawe ku muntu wese aho ari n'aho aherereye muri iki gihugu, ndetse n'umwana w'u Rwanda utari muri iki gihugu nawe umusanga aho ari. Uduhere umugisha mu gihugu, kandi uduhere umugisha ku mudugudu. Uha umugisha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'umuryango we, kugira ngo kandi akomeze kuba mu nshingano wamushinze zikomeye kuyobora abantu. Si ikintu cyoroshye abantu bose twavuze, kubayobora, ubaha inshingano, bazirengaho, abandi bazibyaza umusaruro, bakandamiza abandi. Umuntu akaba adashobora kuvuga kubera ko mutwara sibo yamuteye ubwoba, nyamara si byo umukuru w'igihugu yamutumye. Ubuyobozi rero akwiriye umunezero w'iteka, akwiriye ibyishimo, akwiriye ubwenge bwawe ndetse n'abe bose bari hafi, kugira ngo akomeze gutanga uwo muco murikira umuntu wese, Umunyarwanda wese aba umucyo umurikira isi muri rusange. Abayobozi bose b'igihugu kugera mu nzego z'ibanze, Umunyarwanda wese ku mudugudu ahatuye, bafite ibibazo bitandukanye, bakeneye ubutabazi, bakeneye gusengerwa, bakeneye kwakira ihumure, ari wowe uritanga. Umugisha wabane n'umuntu wese, kandi ubwiza bwawe ku muntu wese ujya mu kazi, gendana mu kazi. Umukoresha we ntabe impamvu yo kuba yamutsikamira kubera ko ari umukoresha we, haga umukoresha nawe yumve ko hari iminsi mike, ari ubuntu atijwe kugira ngo akoreshe uwo muntu. Ntabigira impamvu yo kuba ananiza umuntu mu kazi, kuko ejo cyangwa ejo bundi nawe aragira expired. Yasanga uwari gukandamiza ejo nawe azamuyobora cyangwa azahura mu yindi serivisi. Ibi rero birasaba umuntu ufite umutima wuzuye ubumuntu. Reka abantu bashyire mu mutima w'umuntu. Abantu benshi bafite umutima ukomeye, cyangwa se umutima wahindutse, uhindura uwuzuzo w'umuntu, kugira ngo umuntu wese yumve ko mwene se amufitiye umumaro, kandi bakwiye kubahana. Nubwo yaba ari umukozi wo mu rugo ukoresha, wumve ko bikwiriye kumwubaha, akakubaha, ukamwigisha nk'umwana wawe, agatora imico nk'iy'abana bawe, atagira imico kandi nabwo akigendera, kuko hari n'abananirana. Reka rero ugire umutima wo kumva ko kuri muri wowe, ariko kuri kukwiye kujya hanze, ariko gukwiye gufasha abana. Ineza yawe ibane n'umuntu wese muri iki gitondo, kandi wemera kwakira yakire. Abafite imanza ubahagararire, kuko benshi bararengana, bandi bararenganwa, ariko wowe uri umucamanza utabera. Abantu bari mu bitaro
abarwaza bararambiwe ariko bo waba bugufi, bandi barabugiye kujya ku iseto uyu munsi, ababyeyi bari buze kubyara, bose uze kubaganiriza mu cyumba baraba barimo, udafite urubyaro nawe urukeneye urubyaro, uri gupfundikanya kugira ngo abana barya agapfundikanya bikanga, reka amapfundo ari gupfundika rwose yemera apfundikike, mu kanya umuramburira ikiganza cyawe, umuntu asengera ibyo bingana n'ibyo yifuza, ure kwifuza kwa buri muntu. Umuryango dusengera buri munsi urimo ikibazo cy'amakimbirane no kudahuza kubera umugome Sekibi, uwo mwuka uwurandure uwuce rwose pe. Umuntu wese aturize mu muryango kandi yumve ko ari we inshingano zireba kugira ngo abe icyitegererezo cy'umuryango, abana bamureba. Umugisha ube ku muntu wese, ineza yawe ku muntu wese muri iki gitondo, ubwiza bwawe bugendane n'umuntu wese aho ajya. Umushomeri nawe wirwa mu rugo, wirwa ashakisha aterateranya, umugenderere. Ingabo z'igihugu na polisi bari mu mutekano w'igihugu, bajejwe no kumenya uko abanyarwanda bameze ndetse no hanze y'igihugu, bafasha abandi bashigikira abandi nabo. Abirwa birukanka ku tumoto, ku tugare, bashakisha amafaranga, umunsi ubahire. Babandi bari hariya nabo bazinduka bajya guca inshuro buri munsi ngo babone uko barya, babone uko babaho, ubahire nabo uyu munsi rwose be gucunaguzwa n'ibyo abashije kubona bigenda birya tuje, nta macandwa birimo, nta nduri biri hejuru. Babandi nabo bagenda bagasinda bakibagirwa ubuzima n'imibereho, boroshye mu mitekerereze n'ubwonko kandi bumve ko bakenewe muri sosiyete kugira ngo babere abandi ibyitegererezo n'abajyanama. Ubahe wa mutima wari muri Kristo Yesu guhinduka. Babandi birwa birukanka n'udutaro bagirire neza nabo, babandi birwa birukanka aho hanze kugira ngo barebe ko bapfundapfundikanya ibintu bigakunda, bane nabo. Babandi nabo birwa bicuruza ibintu byanze, ganire nabo mu mitekerereze yabo kuko benshi tubabona ariko barangiritse mu mutwe. Reka umunsi umuntu wese abona ineza yawe, wirata icyo wamugize icyo ari cyo, yibuka ahavuye, bimubera impamvu yo kuba yubaha abagenzi bagendana nabo kubera urwego agezeho, bitume ananiza abasigaye inyuma ye, ntibikwiriye na gatoya. Uyu munsi umuntu wese abe icyitegererezo kandi umuntu wese yifuze kubera undi umugisha. Urakoze kugize neza, ineza yawe bane n'umuntu wese muri iki gitondo, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ndacyari Kuzo Emmy, turi kumwe kuri mikoro ya Radio Umucyo, ariko nawe wazindutse kugira ngo dusengane uhabwe umugisha n'Imana. Ngira ngo ndabizi neza ko umwuka w'Imana ari kuri wowe n'abawe kandi uhabwe umugisha, kandi uyu munsi Data aguhire, aguhe ibyo ukeneye byose, aguhe ibyo wifuza. Nakomeza kwakira message, ubutumwa, ariko uyu munsi icyifuzo dufite ni kimwe, ni icyifuzo cy'umuryango. Ariko nawe uyu munsi uze gutekereza ku muryango, ugira usangira nawe, ntuze kurya wenyine uyu munsi. Niba ari umugisha Imana iri buze kuguha, ushake babandi bari ku muhanda, bamwe basaba bashonje, cyangwa se aho muri karitsiye urebe ushonje, musangire. Hari impamvu Imana irihera gusaba ibintu muri iki gitondo. Hanyuma nawe ufite urwego ruriho kandi wumva ukomeye, uganire n'umutima wabwira uti ariko niyi ntebe nicayeho ejo cyangwa ejo bundi wenda handi wayicara, ariko mu gihe ngira umugisha wo kuba nyicayeho, reka nkora akantu kazima. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza, Imana ibambike imbaraga. Muri abagaciro ku buzima bwacu, muri abagaciro kuko Data yemeye ko njye nawe duhura kugira ngo dusangire iby'umugisha. Mukomeze guhirwa.